igice cyatambutse mu nkuru warahemutse twasize Maya yarari ku musaza aha yagira ngo arebe ko yagira atya akaba yasaza Lydia ndetse aho yaje kubigeraho nangwa ntiyigeze abigeraho ndetse niba yarabigezeho byarangiye bite. Munyemerere inkuru yacu n'ubundi tuyihere kuri Maya. Umusaza akomeza gukora ibyo ari gukora, akitegereza akareba, akabaza none se niko nyakubyara uyu muntu uko mbona ntazi ibye, ko mbona kumugeraho bigoye. Ati sogoko ati gerageza rwose ndakwinginze, gerageza pe, kubera ko byagorana, sinzi uko nabivuga, ariko biramutse bidakunze nahura n'akaga nanjye ubwanjye azi uko nasobanura. Saza ati yawe tereka tugumye tugerageze, ariko se ko mbona n'ubundi ubundi uramurega iki, ko mbona byiri kwanga kuko wasa nawe urimo uramuziza ubusa. Maya ati yewe ni story ndende ntabwo nabona aho mmeranye kubwira, ariko nabura gerageza tuve kuri Maya naho aba yerekeje, ahubwo twigire kuri Tania. Tania aba yageze mu rugo kwa Hirwa, bakamwakira neza, bakamwitaho, bakabona nyine bamwishimiye, muri bagatangira kwibaza avuga ariko kuki ntigeze menya uyu muryango na mbere hose. Ariko ukuntu bagira umutima mwiza, habone nka buriya Ari yagiye kurongora Maya yasaze, buriya Ari yagize ihirwe aba umukwe w'uru rugo, arangije kweri arabyitesha, ariko Ari ni umusazi. Mbega umuryango kandi yewe aba yumiwe, kubera ko ibyo aba yexpectinga ntabwo ari ibyo abona, ahubwo abona ibitandukanye. Baba mwitayeho mu buryo budasanzwe, ubona buri muntu wese ashishikajwe no kumwitaho. Mira nawe aba ari aho ngaho, mu gihe akiri kwibaza byinshi kuri uwo muryango, ajya kubona akabona nari hano araje. Bakibona na bombi basa naho bikanze. Ihana ati wowe kandi Tania ati ahubwo wowe bite kuri hano, wari ubizi ko ndi hano se? Hana toya nabyo narinzi, Justin narinje mu rugo.
Tania ati mu rugo hano se ni iwanyu? Rihana ati ni njye mwami, muri uru rugo njye ndabanza nkanikurikira, ni njye mwuzukuru mukuru. Tania ahera agaseka, wawe mwuzukuru mukuru? Sha iryo kamba ugiye kuryamburwa tu. Rihana tugize ngo iki? Ndyamburwa nande? Nta muntu uzigera uza mu mwanya wanjye. Nta muntu n'uyu n'umwe ushobora kubikorana. Tania ati ibyo byihorere, no se ubu njye nawe turangana, wowe uri uruhinja kuri njyewe. Sha icyo nzi cyo nshobora kuba nkurusha nk'imyaka nk'itatu gutyo cyangwa se nk'ibiri, kandi nayo ntabwo ari mikeya. Rihana ati none se bwo waba uyindusha bisobanuye ko wowe uri umwuzukuru muri uru rugo? Sha baragushutse, barakubeshye. Tania ati wabajije se? Ariko ubundi tunabyihorere, niyo yaba atari njyewe, nose we nayo ituze murangana. Rihana atari kahari wasaze, none zituze kandi aje kuba umwuzukuru muri uru rugo gute? Tania ati humura uzabimenya, nanjye byaranunguye, ntabwo nari nzi uko bimeze, nanjye sinari nzi ko ariko kuri. Ariko nyine nuko nabisanze. Ndateye. Rihana atari ko wait, twavugana gatoya ko hano ndabizi neza bose bari kutwumva. Tania ati nta kibazo, njye se hano ko namaze kuba umwana mu rugo, njye bundi ndanigumira hano sinibwirwe nanagenda. Sibyo nyogoko, njye ndigumira hano. Mama Hirwa ahera akamwenyura akavuga ati se nakwima iki mwana wanjye, keretse icyo udashaka. Tania asohokana na Rihani bakajya hanze. Rihana akamubaza ati ibintu uri kuvuga ni ibiki? None se hano usanzwe uhazi, ufite icyo upfana na hano? Nyine mbwira, nyine mbwiza ukuri. Tania ati rero buriya nanjye pe ntakubeshye, ni ibintu nanjye menye nkuzi, ni long story, ni story ndende. Okay, nyine njyewe ntabwo ndi umwuzukuru wa hano bya nyabyo, ariko mfite uburenganzira bwo kwitwa umwuzukuru wa hano, kuko njye nta sano idasanzwe dufitanye. Rihana ati none ibyo wavugaga ni ibiki? Tania ati nyine impamvu nabivugaga ni uko yituze nyine ari umwuzukuru w'uru rugo. Ni umwuzukuru wanyu mutigeze mumenya n'umunsi n'umwe. Rihana ati ariko ntabwo mbyumva, umwuzukuru wa hano se yaba yarabyawe nande? Tania ati ntumbwire ko utabizi. Ese ubwo waba uronga utabizi? No way. No se ntabwo uzi Irina? Rihana ati ngo iki? Ntumbwire ko ituze ari umwana wa shangazi wanjye ntigeze menya. Iyo story mami yigeze kuyimbwiraho, ndetse yari n'inshuti ye cyane. Buriya mu gihe cyo kumwibuka mami ntajya avuga, hari n'igihe kigera kitera kifungirana mu nzu, wamubaza impamvu akakubwira ngo akumbuye Rina.
so nyine njye nuko muzi ku izina numva nyine bamuvuga just ariko nyine nanze kubyinjiramo cyane kubera ko mba nanga yuko mama wanjye ababaye kenshi nagiye nshaka kumubaza story za Lina ariko nakivuga ko bijya bimugiraho ingaruka kamwafekta ku rwego nyine utakiyumvisha mera ko mbyihorera ariko basi we wambwira nyine gute muzihe nzira kandi ati rero nanjye ndakubwira story nabwiwe na shangazi wanjye yabwiye ko nyine papa wanjye ari we Ali yateretanaga na mama ariko urabizi ko nyine abasitari kajya kiburira yaje guhura nyine na Lina barakundana birangira muteye inda kako yarakira umunyeshuri muri uko kumutera inda banzura ko bagiye kubahana barabana ariko nyine ntibyagenda neza kubera ko mama wanjye ngo yahereye kamenya ko umusore bakundanaga yashatse umugore ahera akaza atandukanya nyine Lina na Ali so yaje kwasiga ubuzima ariko byara Evan ntabwo nzi kubara story pe wihangane nanjye ndi kukubwira ibyo nabwiwe niyo mpamvu ndi kukubwira ibintu nyine nanjye nyica kuko I was not there hano ati nta n'impamvu wenda buriya igihe nikigera umuntu azamenya ukuri kwa nyako gusa nyine nejejwe no gusanga turi umuryango ntacyo bintwaye ukuntu nari narakwikundiye se tane ati ibyo byo kunkunda shabo byihoreye ubundi se bwo ugiye kunyaga hano ati ibyo tubyihorere tuve kuri abo ngabo twigire kuri Latina aba yicaye ari nako ari kwireba muri mirror akireba akihindukiza akicara agahaguruka ari nako ari kwireba ubona yireba cyane muri batangira kwibaza sindi umukobwa mubi ese naba ntarigeze muhereza ibihagije ese ndimo gukunda njyenyine kuko uwo yambwiye yaramuntwaye ese nzarangiza ibi byose ari njye ubabaye ese ni njye uzabihomberamo niki koko Mana kuki nisanze nkunda Evan none nawe
afite undi akunda, ese nzabigenza nte? Nzategereze se? Mve ku izima se? Ndumva nabuze amahoro, ndumva nabuze amahwemo, ndumva nabuze uko nifata, ndumva nabuze uko nigenza, ndumva nabuze uwo ndi we. Ese burya biryana gutya? Ese nacumuye iki njyewe Latina? Gute nisanze aha hantu? Biragoye gukunda umuntu utazi niba umutima we uri aho uri. Ese gute nisanze aha hantu? Gute nisanze muri uru rukundo? Gute nisanze numva naramusariye? Why? Kuki koko? Ndakora iki? Ndumva ngiye gusara. Ahera ko afata telefone agahamagara Tania. Tania akimwitaba undi aba ari kurira. Tania akamubaza ubaye iki? Niki kidasanzwe kikubayeho? Umva amarira kubanye menshi. Latina ati Tania, please. Ndumva ngiye gusara. Ndikumva ngiye kwiruka. Nabura niba uri hafi, ngwino undebe. Ngiye kuguha location y'ahantu ndi. Ndatse uri he? Ati nari ndi mu rugo, ariko ngiye kuhava. Ningera ahantu nshaka unsanga, ndahera ko nguhereza location y'aho hantu, uzo hansange tuvugane kuko ndumva ndemerewe. Kandi nta wundi muntu mfite wanyumva apart from you. Kandi ati nta kibazo. Undi ahera ko kuko ava mu rugo, aragenda agashaka ahantu akicara. Gahera ko yoherereza Tania location. Ashira akanya, Tania akaza amusanga. Akihagera asanga Latina yarize, amaso yamutukuye, n'ubundi akiri kurira. Tania biramucanga. Ngo ubaye iki wowe? Ko nzi ko uhora wishimye, ko nzi ko uhora useka. Ni iki kikubayeho kidasanzwe gitumye nyine umera gutya ko mbona ntazi ukuntu ndi kukubona? Ati Tania, narize pe. Ndikumva nshaka guceceka, ariko ndumva byananiye. Umutima wanjye uraremerewe. Reka nkubwire, hari igihe kigera ukumva hari umuntu ushaka hafi yawe cyane. Rimwe na rimwe ukabura amahoro uri kumutekerezaho. Ikintu kiba kibabaje hagati aho,
ni ugusanga uwo uri gutekerezaho wowe wumva ushaka wenda batari no kugutekerezaho. Nakubeshye ceceka cyane pe, kenshi gashoboka, ariko umutima wanjye uba urimo kumukumbura kurusha uko nabivuga. Gukunda umuntu bucece birababaza. Useka ku manywa, nijoro umutima ukarira. Ndamukumbura, ndamukunda, ariko sinzi niba nawe ankumbura cyangwa se nawe ankunda. Umutima iyo wahisemo gukunda umuntu, niyo wagerageza kuwumukuraho, iteka umutima wawe birangira umusubiyeho, ugahora umutekereza. Hari ijoro rimwe uba wumva ushaka kumva ijwi ryiwe gusa, ubundi ubuzima bukongera bukoroha, ariko nanone ugakomeza kumukumbura. Tina watoye ukambwira habaye iki? Ati none se basingira ibibazo mwibariza, umbabarire kandi nawe umbwire ibintu byose uri kumbaza. Ngiye kubaza ibibazo bigera ku 8 nangwa se 7 gutyo, umbabarire nawe unsubize. Wiyumva gute iyo ufite uburibwe utabasha gusobanura? Ese basi wiyumva gute iyo umuntu wifuzaga ko ari we mwazahorana ari we uri gushyiramo imbaraga kwirengagiza? Tani yambwira, wiyumva iti iyo umuntu ukunda cyane ari we uhora ukubabaza kandi ugahora wumva ari we ushaka? Ese wiyumva ute iyo utakibasha kumenya neza uwo uri we kubera abantu batumye uhinduka? Taniya, mbabarira unsubize, rega ndacyakubaza. Mu kuri wiyumva gute iyo ukunda umuntu kandi ubizi neza ko nta cyatuma gukunda? Wiyumva uti iyo umenye ko uwo wafataga nka byose kuri wowe bagufata nk'amahitamo ya nyuma? Wiyumva uti iyo uri kurira nk'uko undi kurira, ariko ijisho rimwe akaba ari ryo rigufasha? How do you feel? Tani atari kuri kumbaza ibibazo bikomeye. Iyo ufite uburibwe utabasha gusobanura, wifuzaga ko ari we muzahorana ari ushyiramo imbaraga mu kukwirengagiza? Umuntu ukunda agahora kubabaza kandi ukumva niwe ushaka, kutakibasha kumenya uwo uri we kubera abantu batumye uhinduka. Ati nta ukunda umuntu ubizi ko nta cyatuma gukunda? Baje ibibazo bikomeye. Ndiyo ndibaza, hari umuntu wakubabaje? Ati Taniya, reka twe kujya kure, njye ntabwo nuje. Uzi impamvu? Ngiye gusara kubera urukundo. Ubundi kuki nkundwa sinkunde, ariko nakunda sinkundwa? Taniya, turi kubaza ibibazo bikomeye gusa, ntabwo njye nabimenye. Nose wigeze ukundwa ntiwakunda? Latina tereka nkubwire, narakunzwe ariko sinigeze nkunda. None n'igihe ngize gutya ngo ndakunze,
ntabwo nigeze nkundwa kubera iki kuki Imana yanyimye umutima wo gukunda uwankunze ariko nagira n'uwo nikundira nawe ikamwima umutima wo kunkunda cyane ariko Latina wambabariye basi ukarasa ku ntego ukambwira ngasobanukirwa ko kugeza ubu ndi mu rujijo sindi kumenya ngo ninde wagukunze sindi kumenya ngo ninde wakunze nose ibi byose ni ukubera Evan se yakubabaje yakurakaje ati nabura iyaza kuba yambabaje iyaza kuba yabikoze ngamenya ko yambabaje ariko ubu nanjye uburibwe mfite ntabwo nzi ikiri kubutera niba ari Evan niba ari njyewe ubwanjye ku giti cyanjye uri kwibabaza niba ari undi muntu uri kumbabaza I don't know Tanya wari wakunda umuntu ugasanga afite undi muntu akunda mu by'ukuri waramurebaga mu maso ukabona kwitayeho ibikorwa byiwe bikakwereka ko ntabura gukunda intekerezo zawe zose zikaba kuri we ariko at the end ukaza gusanga nyine uburyo wowe umufata nuko wagufata ibintu bitandukanye icyo kintu wabasha kugisobanura cyane ati njye ntago ndakundaho imyaka mfite rwose ibintu by'inkundo apana nagiye mbona ukuntu abantu babona inkundo zibasaza muri ubuzima hari ikintu mutazi urukundo ni rwo rwa mbere rubaho ruryoha pe ku buryo iyo uri mu rukundo uba wumva nta kindi kintu cyiza kibaho kuri iyi si cyakubera nka paradise ariko ikindi kintu mwirengagiza urukundo ni rwo rwa mbere ruzana uburibwe burenze ubundi buribwe bwose bubaho kuri iyi si akuze uburibwe ushobora kugira muri ubu buzima ukaba utajya kureba doctor naburanga naguhereze n'umuti ushobora kugabanyiriza uburibwe ibaza uburibwe ushobora kugira ku mutima ariko uwo mutima ukaba neza nta kintu wakora gishaka gukura uburibwe kuri uwo mutima wawe uretse kwemera ukabana nabwo ugategereza igihe ko aricyo cyonyine kikuvura niyo mpamvu sometimes njya nibaza ubundi urukundo ni iki gute umuntu yisanga mu rukundo ndinda umutima wanjye kubera ko bijya bintera ubwoba no gutinya bijya bintera guhangayika sometimes uvuga ese nanjye nazisanga hano hantu nazisanga muri ubu buribwe numva mfite ubwoba bwinshi mu mutima wanjye niyo mpamvu iyo nangiye gukunda mfata rwose step yanjye imwe yonyine ngaruka inyuma ibihagije iyo mbona abantu bari mu rukundo rimwe na rimwe mbona ari byiza ariko ntakibuka uburibwe bubamo numva ndushijeho gutinya ese Latina ninde uri gukunda ese ninde uri kugutera ubu buribwe ninde uri gutuma unyura muri ibi byose ariko abantu ntibagirana impuhwe umuntu arabizi ko umukunda yarangiza akakwirengagiza nibyo bituma njyewe ntakunda si uko umutima wanjye utakunda si nuko ntabona n'izo mbaraga zo gukunda ariko njye mpora n'ubwoba reka ngire story ngutera gatoya nigeze kubona umuntu uri mu buribwe bw'urukundo numva bineye neza kumva nzinutse ikintu bita urukundo ibirambaho ariko ibyo naboneye ku bandi ibyo byanteye gutinya no kugira ubwoba ibaze ko niyo umuntu ambwiye ngo arankunda ngira ubwoba uwo munsi sinongere no kongera kumuvugisha avuga ntuyu muntu ahari arashaka ko nanjye ndira ese koko uyu muntu arankunda ati mbwira iyo story yaguteye ubwoba
byakugendekeye gute kandi ati ntago ari njyewe ariko uwo byabayeho yanteye kugira ubwoba bwinshi cyane reka basi mbanze ngutere iyi story noneho nyine tuganire wumve n'ikintu gituma njye ntajya njya mu nkunda inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha ese kuko Tania yaba yigirira ubwoba bwo gukunda abantu bameze nka Tania se ubundi biyumva bati niki kiba cyarabateye kumva batinya kujya mu rukundo ese byabaye ukundi byakabaye bigutera kumva utakunda nangwa se ngo ukundwe iyo yitwa warahemutse byose twibaza ni mu bice bizakurikira ibisanzwe nitwa Atete ubu ni yandika kandi ni nanjye wibagezaho